mfite ubumuga bwo kutabona. yego kiriya gihe rero cya jenoside yakorewe abatutsi yego cyabaye 1994. sinzi niba waduha ishusho y'ukuntu byari bimeze noneho ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona cyangwa ku muntu ugendera mu kagare, umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ugendera mu mbago. ntabwo n'umuntu utabona aba yamenyaga aho agiye, yego usibye gutoroma ukagenda ukurikira abandi cyangwa se ukagenda wumva uko abantu bavuga. abafite intege nke bagasigara mu nzira, abandi bakiruka, ibintu nk'ibyo. hakagira n'abatoragurwa nyine n'inkotanyi, abandi babasize. ese ubona ugereranyije na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 no kugeza ubu ngubu muri 2023, ubona imiterere imbere y'abantu bafite ubumuga iri ku ruhe rwego? ibintu byarahindutse cyane, ariko wongera uvuge ngo cyane ku bafite ubumuga. icyo nakongeraho ni ugushimira leta y'ubumwe bwacu. iyi ni uwezoradio.com. iki ni ikiganiro The Sisterhood, njyewe ugiye kubana namwe. amazina yanjye ni Uwikezanka Ivan. tukaba dufite ku murongo wa telefone umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, akaba afite ubumuga bwo kutabona, akaba ari umubyeyi. reka atangira aratubwira ubuhamya bw'uko byari bimeze muri icyo gihe. nitwa Musabyimana Karori Rwanda, mfite ubumuga bwo kutabona. yego kiriya gihe rero cya jenoside yakorewe abatutsi yego cyabaye 1994. ni igihe kitari cyoroshye, kigoye, by'umwihariko ku bantu bafite ubumuga, yego ariko noneho akarusho ku batabona. jenoside yasanze ndi ahantu bita i Gatagara mu Cyingo, Nyanza, intara y'Amajyepfo. yego ni ikigo kirera, kikita, kikanavura abafite ubumuga. yego rero jenoside yabaye, ariko nkirangiza kwiga yego nize ibintu bya massage, nkaba ariho nari ntangiye gukorera. jenoside iteye rero, kuko ubuzima busa naho bwari buhagaze, ntaho mbona n'inyagamburira, nifatiye umwanzuro wo gutanga bagenzi banjye mu kigo, kuko abana n'ubundi bafite ubumuga bwo kutabona bahabaga, cyangwa abarezi babo, cyangwa ikigo muri rusange batanze, nanjye mbazi. ndagenda nihuza nabo kugira ngo mbashe kubona uko mbaho, no mu guhunga duhungane. nubwo buryo rero twabayeho bugoranye, kandi noneho mu guhunga duhunga twerekeza ahantu bita Igitwe. twageze Igitwe rero turahava tujya i Kabgayi. tuva i Kabgayi tujya i Nyanza. Nyanza kuko inkotanyi zari zarahafashe. abasirikare badusanze i Kabgayi baratubwira bati nimuze tubashyire bene wanyu bari i Nyanza. yego abasirikare b'inkotanyi. abasirikare b'inkotanyi. yego Nyanza rero hari umupadiri witwa Simosi, yari ahunganye n'abana be b'imfubyi. tuhageze ubwo yari abatabona, ariko bavanze n'abafite ubumuga bw'ingingo, kuko twari twahunganye muri rusange. yego tugeze rero i Nyanza, uwo mupadiri aravuga ati aba bana ni abamukuru wanjye, reka mbafate. ubwo yashaka kuvuga Padiri Joseph Philippe Ndagijimana, wari washinze kino kigo cya Gatagara.
ubwo duhuza n'abana be tuba i Nyanza gutyo, hanyuma tuza kuva i Nyanza tujya ahantu bita i Nyamata. Tugeze i Nyamata rero twahavuye tugaruka hano i Gatagara turi kumwe n'uwo mupadiri n'abo bana b'imfubyi, dufonda nk'ubuzima bushyashya hano muri Gatagara kuko ibintu byaho naho byari byarangirikaje, nta buyobozi, nta bana, ntaki. Nitwe twaje dusa naho dukora amasuku turi kumwe n'abo bana b'imfubyi b'uwo mupadiri Simoni. Buhoro buhoro rero ubuzima bugenda bugaruka kugeza ubwo abafurere bagarutse mu kigo cya Gatagara nk'uko bari basanzwe bagifite. Umupadiri nawe witwa Simoni nawe asubira icyotamakara n'abana be. Ni ubuzima butari bworoshye birumvikana, urumva ku muntu utabona we byari akarusho kuko uko twagendaga tugwa niko twagendaga tubyuka, wagwa mu mazi, wagwira igiti, wagwa mu muferege, ariko ukabyuka ubuzima burakomeye. Gusa nashimira abagize uruhare bose mu kurokora abanyarwanda cyangwa u Rwanda, by'umwihariko inkotanyi, kuko ariho dukesha ubuzima, kuba turiho, kuba tugihumeka, niko twabikesha. Iyo badakora ku kazi cyangwa ubwo bwitange, ntekereza ko u Rwanda n'abanyarwanda biba bifite indi sura itagaragara ubu ngubu. Ndumva muri make hari uko nabivuga, kereka habaye hari ikindi mwansobanuza aba nabasha kubabwira. Murakoze. Yego Charles, urakoze ku buhamya utubwiye, ariko umuntu nyine uri kutwumva ashobora kwibaza hari ukuntu watubwiye urugendo rwo kuva mu kigo mukajya Gitwe, mukajya Nyanza, Nyamata. Urumva watubwiye ko wari uri kumwe n'abantu bafite ubumuga butandukanye bwo kutabona ubw'ingingo, ariko umuntu aribaza hari ukuntu wabiciyeho ho gato, ariko umuntu aribaza nyine ntabwo byari byoroshye pe ku bandi bantu batanafite ubumuga bari mu bwoko bwahigwaga, ariko noneho sinzi niba waduha ishusho y'ukuntu byari bimeze noneho ku muntu ufite ubumuga bwo kutabona, cyangwa ku muntu ugendera mu kagare, umuntu ufite ubumuga bw'ingingo ugendera mu mbago, nyine ishusho y'icyo gihe ukuntu byari bimeze, uko mwavaga. Urumva watubwiye ko mwavuye ahantu hamwe mujya ahandi, nta kuntu watubwira nyine ishusho yabyo ukatwumvisha ukuntu byari bimeze? Nyine ni ukuvuga ngo ku giti cyanjye twaragendaga, ntabwo nk'umuntu utabona we yamenyaga aho agiye, usibye gutoroma ukagenda ukurikira abandi, cyangwa se ukagenda wumva uko abantu bavuga, tuza kwisanga twageze Gitwe. Naho hose nkubwira ni ahantu twagiye twisanga, cyangwa tugahura n'abandi bantu wenda batuzi bazi umwe muri twe, cyane cyane nk'aho i Kabgayi twarahageze, abasirikare b'inkotanyi harimo abo bari bazi cyangwa abo begeraga bakabaza abana ati muturuka hehe, ahagana hepfo, bakavuga ati harimo mushiki wanjye, harimo murumuna wanjye, harimo tuzi nimwe, gutyo tukagenda turokoka gutyo. No ku bijyanye no kurya no kunywa bakaba ariho muri Kabgayi nibo badutunze, bajyaga batuzanira biswi, bakatuzanira amazi, bakanatubwira uburyo tugomba kwitwara tutashagaraye kugira ngo amasasu aba atatugwaho. Yego. None se muri kiriya gihe niba byumvikanaga neza, ni abafurere bari bafite mu nshingano kiriya kigo basizwe na Joseph Lepo. Ese bari abafurere nyine muri kiriya gihe byari bimeze gute mu bana wanyu nabo n'abayobozi banyu? Hari ikintu babafashije? Mwari muri kumwe nyine uko guhunga, mwari muri kumwe nabo, cyangwa buri wese yirwanyeho? Uko nabivuga bashobora kuba
twarahunze mu byiciro bigiye bitandukanye. yego bashobora kuba hari abo bahunganye, bashobora kuba hari abahunze ku giti cyabo, yego hari n'abagiye bahunga bari kumwe n'abandi bayobozi bo hasi, tuvuge nk'abarezi, abakoraga nko muri orthopedi, yego abakoraga nko muri physiotherapy gutyo. ariko ku giti cyanjye yewe nahunganye n'abarezi, mpungana n'abakoraga muri orthopedi, mpungana n'umubikira, ababikira batuvuraga. nk'uko ubizi gusa nanone urugendo ntabwo uko twarutangiranye duhunga ntabwo ariko twarutozanyije ngo tuvuge ngo twese twari muracyari kumwe. yego hari abacaga ahangaha wenda bakagenda bagahunga ukwabo, abafite intege nke bagasigara mu nzira, abandi bakiruka, ibintu nk'ibyo, hakagira n'abatoragurwa nyine n'inkotanyi, abandi babasize. yego urumva nk'uwo wagenderaga mu kagare ntabwo yabashaga kwiruka nk'ufite apareyi imwe cyangwa nk'ufite ijisho rimwe, ntabwo utabona burundu yabasha kwiruka ureba gakeya. yego turakomeza gushimira inkotanyi zahabaye. hakaba hari abarokotse bafite ubumuga barahabaye, urumva ko byari ibihe bitoroshye, ariko se dufite insanganyamatsiko yitwa ngo twibuke twiyubaka. se ubona ugereranyije na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 no kugeza ubu ngubu muri 2023, ubona kwiyubaka kw'abantu bafite ubumuga cyangwa se gutera imbere kuva muri biriya bihe, uko n'igihugu muri rusange kigenda kiyubaka gitera imbere, ubona imiterere imbere y'abantu bafite ubumuga iri ku ruhe rwego? navuga ko ugereranije na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 no kugeza uno munsi, ibintu byarahindutse cyane, ariko wongere uvuge ngo cyane ku bafite ubumuga muri rusange, kuko ingero zirigaragaza. iyo ubona abafite ubumuga bafite umudepite mu nteko mu nteko y'abadepite, ni ikintu gikomeye cyane kitanabagaho. uriya avugira abafite ubumuga mu nzego z'igihugu, kuko cyagiye yegera abafite ubumuga mu mashyirahamwe barimo, abasha kujyana bya bibazo byabo bikumvikana, bigahabwa n'umurongo mwiza. ikindi dufite NCPD, inama y'igihugu y'abafite ubumuga muri rusange. yego by'umwihariko abafite ubumuga bwo kutabona, dufite umuryango witwa RUB. yego RUB ni umuryango uhetse uvugira abafite ubumuga bwo kutabona. yego tukabasha kwibumbira mu mashyirahamwe, yego mu mirenge yacu, tukiteza imbere mu bushobozi bwacu, ariko n'igihugu kikabona aho kidusanga, gihera kiduha amahugurwa, kitwunganira biciye muri iyo miryango navuze, haba RUB cyangwa NCPD. mbese muri make ubona hari ukwiyubaka cyangwa se hari ugutera imbere ku bantu bafite ubumuga ugendeye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma, ugereranyije mbere na nyuma, ubona hari icyahindutse kinini? kirenze kuba kinini, ahubwo sinabona uko nkivuga, kuko ubu ngubu ubona abafite ubumuga baratinyutse, bakora ibyo abandi banyarwanda bakora, batanga ibitekerezo, barimo abayobozi, biga, bavura, nabona uko mbivuga. turashima leta y'ubumwe yatumye abantu batera imbere, itibagiwe n'abantu bafite ubumuga nabo bakaba baratera imbere. sinzi niba hari ikindi ufite warenzaho ubundi tugasoza. icyo nakongeraho ni ugushimira leta y'ubumwe bwacu, by'umwihariko
nkashimira perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame, yego, kuko ni perezida ureberera abanyarwanda bose. yego, ntabwo ari ukuvuga ngo hari abo yirengagiza, twese aratureberera nk'abanyarwanda, yego, n'abamufasha bose. nkongera no gushimira kandi abihaye Imana yego, b'ingeri zose kubera uruhare bagira nabo mu kwita ku bafite ubumuga, by'umwihariko abafurere b'urukundo, abizera Mariya, ababikira, abapadiri n'abandi bashimishwa cyangwa bashaka ko na roho nzima yaba mu mubiri. yego, Imana izabaduhere umugisha. yego. Charles, wakoze kutuganiriza, wakoze. Reka twizere ko tuzakomeza kwiyubaka, tuzakomeza gutera imbere nk'abantu bafite ubumuga, hazakomeza guterwa indi ntambwe naho tutaragera tukazahagera kandi bidatinze. Turabyizera ko bizaza kuko dufite ubuyobozi bwiza, dufite igihugu cyiza. Nidukomeza gufatanyiriza hamwe tugakorera hamwe, nizera ko igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda tuzakigira uko kigomba kuba kandi cyiza. Charles, urakoze. Murakoze nawe. wezaready.com tukaba turi kuganira n'umwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 witwa Charles ufite ubumuga bwo kutabona. Akaba yatubwiraga urugendo rw'abafite ubumuga muri jenoside, uko bahunze, uko bitari byoroshye ariko bikarangira inkotanyi zibakijije, zibacunguye, zibakuye mu mage no mu bibazo. Kandi yanatubwiye mu gutera imbere muri gahunda yo kwibuka twiyubaka, urugendo rushimishije, intambwe ishimishije afite ubumuga bamaze gutera agereranyije na mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 na nyuma yaho. Kabona ari ibintu bishimishije, hari ibigo byabashyiriweho, hari ijambo babonye mbere batari bafite kandi bagenda batera imbere, biri ku rwego rushimishije. Arakoze kutuganiriza. Ndagira ngo nkatwe nka wezaready.com tubwire abantu bose barokotse jenoside yakorewe abatutsi, abagizweho n'ingaruka zayo, abanyarwanda bose, twabwira ngo impore ntago bizongera. Dufatanyije hamwe tukiyunga tukaba umunyarwanda umwe, tugakorera hamwe, byose bizarushaho kuba byiza.